urumva ku buryo nyine nayifuzaga ndibuka ko ari igihe cyajyaga kigera nyine ngashyiramo nyine utuntu nameze amabere niga mu wa kabiri segonderi nabwo harabanza oya nashyiragamo ngewe utuntu nyine tumeze nk'amaye ngashyira nabwo habanza hari ukuntu ngo bijya bigenda ngara ukuntu bijya bigenda nyine ukagira ngo ukabanza nabanje kumera rimwe riragenda riraza risubirayo ndongera ndategereza icyo gihe ndabyibuka ko nahise nyine hari anko wari waje mu rugo w'umupapa nyine mbibonye mpita ngenda nazamuye umupira ndamwereka mama yenda nko kunkubita ndavuze ngo subira nyine mpita numva ko ari bibiri niba nyongera ndi kumubwira ngo ibere ryaje kandi ryari rimwe nirita ryongera risubirayo mama akazajya ambwira ati uko se waryerekanye risubirayo ndongera ndategereza mbese muri make ngewe nageze sinzi niba ari ibintu nyine hari abantu bakunda nyine barambwiye ngo ntabwo byari normal kuko nari mfite imyaka 14 urumva nyine bisa naho nari naratinzemo ukuntu rero nyine nigaga mu wa kabiri segonderi. Okay, umuntu wagukoze kubere bwa mbere yitwa nde n'iryari? ntage mbere yanjye abantu bakunze kuyakora ntago mbyibuka ntago nzi igihe oya ntago nzi igihe ryakoreweho nyine n'iryari ninde warikoze sunda byibuka koko ni kera ntago mbyibuka Okay, aha umaze gusubiza ibibazo 4 nanjye 4 Karine 3 ko bigiye kurangira se nigiye ugiye kubaza harya ngenda arangije ikibazo babajije. Okay ndahera muri Karine ibibazo biracyana Karame bose kije bibiri abantu barakundana bagafata icyemezo cyo kubana sibyo bakagera mu rugo ikintu gikunze kuba muri no minsi cya divorce ukibona gute mu miryango ugifata gute nyine wowe ucyakira gute ndabaza gute ikintu cya divorce cyakira gute ugifata gute ukibona nyine ukibona gute ubona ari iyihe mpamvu nyamukuru bitera mu miryango ko ni ikintu cyiza kinini hanyuma abantu bafata icyemezo cyo kubana bakabana bakongera bagafata umwanzuro wo gufata divorce wabagiriye nawe ubwo ni ibibazo bitatu ni ikibazo kimwe kiri busubizwemo utwo tugingo twose dutatu se cyane tubiri ucyakira gute iyo nyine kibaye yego noneho wowe ubona ari iki kintu kibitera n'inama wagira abantu njyewe kucyakira ko nta kundi kuntu nacyakira atari uko atari kibi ni kibi icyambere kuba umuntu yafata umwanya urambuye wo gukundana n'umuntu bakanemeranya kubana ubuziraherezo bakongera bakadivorcana ikintu kibi cyane kiranambabaza. Noneho cya kabiri impamvu ibitera njyewe ntekereza ko biterwa no kuba umuntu adakunda umuntu ngo ahe n'agaciro urwo rukundo amukunda, kuko hari nko gukundana hakabaho no guha agaciro rwa rukundo wakunze umuntu. Sinavuga ko wenda abenshi bibaho baba batakundanye bya nyabyo, wenda baba banakundanye ariko ntibaha agaciro rwa rukundo bamukunze. Nicyo ntekereza ko gitera amadivorce cyane. Inama nabagira rero, bantu mukundana mukabana, mwafashe uwo mwanya wanyu mukabana, mwarangiza kubana ugasanga muratandukanye, njyewe nabagira inama yo kujya mubanza mugatekereza kabiri mbere yuko mukora icyo kintu, hanyuma mwabona ko ari ngombwa ko muha agaciro ka bya bintu byose mwabayemo, cyane cyane noneho nk'abantu babanye bagakora nk'ubukwe baba baratakaje ibintu byinshi. Nkuko nabonye ubukwe ari ikintu gitwara ibintu by'indengakamere byinshi cyane. Wanyuze bya bintu byose watakaje ku munsi umwe gusa, ugasanga noneho bwa buzima mwashaka kuzamarana ubuziraherezo ubukasemo butaragera no mu cyakabiri. Ko benshi batandukana bamaze imyaka 2, 3 sinzi, n'abarenza baba bakabije pe. Bisubireho.
nanjye se divorce divorce njyewe ikintu cya mbere mbona kiyitera ni ugushaka nabi. Gushaka nabi reka mba aricyo mbanza gusobanura, ni ugushaka udafite gahunda yo gushaka, gushaka ufite ikindi kintu kuri cyo kitari urukundo, kuko siritu nka divorce zibaho ziturutse ku bagore, ariko ubwo n'abagabo ndabagarukaho. Hari ukuntu umukobwa ashaka umugabo atashakaga kumushaka, akamushaka atagetinze nk'ubutunzi afite, bamara kubana ko n'ubundi abazi ko bazagabana, akora ibishoboka byose nyine byatuma umwe muri bo yivumbura cyangwa barakaranya, cyangwa se mbega akora ibishoboka byose byatuma divorce ibaho. Ibintu bituma divorce zibaho rero amategeko ibyo ateganya, umuntu ushaka divorce arabikora. Niba ari uguca inyuma uwo mwashakanye urabikora, niba ari ukumuhoza ku nkeke urabikora, niba ari ukugira gute, ikintu cyose cyatuma mu divorce uragikora. Ikintu cya mbere gitera divorce kuri njye numva ari icyo ngicyo, kikaba hose ku mugore n'umugabo, ariko kikabapurike cyane ku bagore, kuko nibo bakunze kuba batagetinza abagabo, bikajyana n'injyana y'uko akenshi na kenshi usanga abagabo nibo baba barafashe umwanya munini wo gukora, ugasanga bafite ubutunzi cyane kurusha abagore. Ni ikigereranyo ndi gufata muri iki gihugu. Oya niko bimeze ahenshi, kuko kugira ngo ubone umuhungu agiye gushaka umugore amutagetinzeho ubutunzi bibaho gake cyane gashoboka, ndetse usanga uwo mutipe ari wa wundi tuvuga nyine ngo bamushatse bamurongo. Cyeka abahungu bashaka amaviza utagetinga mu diaspora, akagenda bagiye kubana atamukundaga kugira ngo arebe ko yamugeza hanze yibonere viza. Hari ingero nyinshi twese tuzi bigenda bibaho. Icyo gihe divorce hitiba, bivuze ngo ikintu cya mbere gituma izo divorce zibaho ni ugushaka utagamije gushaka, ahubwo utagetinze ikindi kintu ku muntu mugiye kubana. Icyo gihe divorce ni automatique rwose. Iyo mugize imana mukabana mukagumana bisaba izindi mbaraga. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni differences, unbalanced couple. Unbalanced couples nazo ngewe nemera ko ari zimwe mu zikontribuye kugira ngo abantu babe bakora divorce. Urugero, umwe afite imyaka 20 undi afite imyaka 40, abo bantu biragoranye ko babana bagasazana, kuko umwe arashaje ururede undi n'umwana ubwo ntago bavuga ngo tuzasazana, kuko n'umwe n'ubundi apfa mbere. Rero ikintu kiba gihari, niba harimo iyo balance, iyo difference y'imyaka ingana gutyo, haba ku mugore haba n'umugabo, impamvu nyinshi zituma divorce ibaho ziravuka, kubera ko uko umwana muto ashaka kwitwara siko umukuru ashaka kwitwara. Umwe mu mutwe we ni mukuru aranashaje, undi aracyari umwana afite amaraso ashyushye, n'ibyo bakunda si bimwe, n'uburyo batirana si bumwe. Icyo nacyo ni kimwe mu bituma abantu numva agiye bashobora kugera mu ngo abana bakabona ntago bikora. Ikindi cya gatatu ari nacyo cyanyuma ndivuga ko ni byinshi njye mbona bitera divorce, ariko icyahisi igeze cyo wenda si nkibara, reka nacyo nkivugeho gato. Ubu ngubu oya cyo reka mbe nkibara, ahubwo mvuga icya gatatu mbara, ndakibagiwe pe. Simbutse cya kabiri, ega nuko simbutse cya kabiri. Icya kabiri nakivuze. Icya kabiri ni cya kindi cya unbalanced couples, zo automatique. Icya mbere cyari cya kindi cyo gukurikirana ubutunzi ku muntu. Buri iyi cya gatatu icyahisi igeze reka nkivuge, uretse ko nacyo gisatira ahandi h'imyaka. Isahani igeze, hari abantu bamaze kwangirika n'abamaze kwiheba bitewe n'ibibazo bagiye babamo, bakumva mbega ntago bashaka gushaka. Baba bagabo babagore, ugasanga umukobwa araho ngaho nta cyizere afite cyuko azashaka umugabo, n'imibare arimo ntayihari. Ugasanga hari igihe bibaye ko ashaka bitunguranye bitewe n'impamvu. Iyo mpamvu ni yindi yahise igeze. Umuntu muri we arumva nta gahunda yo gushaka afite, anariho gutyo. Ni nako benshi bimeze. Umuntu mubaza gushaka ukumva ntabwo biri priorite pe, kumva ntibiri mu byapanga. Noneho iyo bibaye ko haba impamvu runaka ijyanye n'iyi si, iyi si twese turayizi, tuyibaho ibibazo ifite turabizi, bituma ushaka utari ufite gahunda yo gushaka. Icyo ngicyo kirakontribuwa cyane ugahita ukora divorce. Nibyo ngibyo of course. Aho bibaye rero ngiye birambabaza, of course birambabaza. Ni na bimwe mu bintu bintera ubwoba, nkaba ndetse gushakaho gato, ukabona imyaka ikomeje kugenda yiyongera. Kuko niba ushatse umugore ushaka kubaka cyangwa ushaka umugabo ushaka kubaka, ejo ukabona habayeho ko mukora divorce, wana ibyo bintu kaba kabaye. Nibyo
nagishubije njye n'ibibazo byanjye birarangiye bitanu iki cyari cya gatatu naho mbaza ikindi se turashyiraho be niba ari be nta kibazo ahubwo wowe urabura ikibazo kimwe nawe urabura kimwe nese kuvuze ko ibyo biri no mu bintu ukomeje ko bituma ushobora kudashaka vuba kubera ko ukomeza kubitekerezaho wowe muri wowe wumva ufite gahunda yo kuzashaka ryari ni ubwoba nta kibazo ubwo bwabo bwe buzashira ryari nyine ngo ushake njyewe ntekereza ko bizikora ariko nshobora kuzashaka nk'umwaka utaha nshobora kuzashaka nko mu mwaka utaha uyu munsi turi muri 20 nshobora gushaka nko muri 20 cyangwa ngashaka muri 23 uyu munsi ngo turi ryari turi mu 2022 nshobora gushaka rero 22 urabikora mu Faransa neza 2022 yewe 2022 2022 emaye 2020 2022 2022 2022 2022 ariko njye n'umwangorofone ntimundenganye kera nari umufrancofone birahinduka ngiye kubaza njyewe we ngiye kubaza wowe ikibazo nawe ikibazo n'ubundi turakorotira iki kibazo hagize umuntu unyandikira message akambwira ikibazo mbabaza ababanura mwese Karine ukunda iki ku mugabo umuntu w'umugabo cyangwa umuhungu ni icyo ukunda ku mugabo ubwo tureta tujya mu rukundo ni icyo ukunda ku muhungu kurusha ibindi umugabo ukwatira ugukurura agafata amarangamutima yawe ni icyo umukundaho ku isura ku bijyanye na inyuma imbere hihorere buriya nta bantu bahagira henshi haba haraboze kandi haba hahishe ntawe uhabona inyuma ni iki kigukurura ku mugabo inyuma inyuma ntabwo uzi ibintu bibi inyuma se karabana nubwo ikintu kinkurura inyuma ku mugabo mbona ubona nyine niyo kintu kinkurura ku mugabo mbona iyo asa neza tu agira isuku isura ye iyi sura ye nyine ifite isuku handisa kabisa kuko isuku yishobora no kuyigira utari handisa ugomba kuba nyine ubona ko wabasha gukurura umuntu tu ubona bisobanura umuntu abyumve nkanjye ukimbajije icyo ngenzi uko nagusubiza njyewe pe ugomba kuba wigirira isuku ku mubiri wawe nyine ibice byawe utunze bikaba bisukuye imiterere ye n'imigaragarire ye noneho imiterere imiterere ndayibutse imiterere wenda umugabo nabona nakunda cyangwa wenda nabona apana gukundana wenda nabona nyine nkahita mbona ararenze iyo miterere y'irankoroye iyo nyine mbona urumva byose bigendera ku isuku nanone nabona nyine afite nk'iminwa myiza mbona birenze umugabo ufite iminwa myiza niwo gukuru oya njye nakubwiye ko isuku nicyo cya mbere ariko kubera ko wenda sisise isuku izanye uko ateye ari uko umuntu ateye akiyitaho isuku biza mu kwiyitaho ukiyogoshesha neza cyangwa nabi yego ukaburusa neza cyangwa nabi ukinira cyangwa ntiwimwire none zose ibyo nibyo byose tuvuga ugakaraba cyangwa ntukarabe ugaca inzara cyangwa ntuzice ibyo ngibyo ni ukwiyitaho noneho imiterere ubwo iminwa wowe nicyo kintu cya mbere kigukura ku mugabo iminwa nyine wasomaye oya ntabwo ari itegeko nyine iminwa myiza nyine ukabona nyine ni umuntu navuga uri bubona ari buvuge neza nacira abantu wabona ukuntu biteye babyumvise abantu bemini aho ngaho twagiye icyo ni the same question hanyuma imiterere isanzwe y'umubiri umuntu w'ibigango n'umuntu unanutse n'umuntu mugufi n'umuntu muremure njyewe umuntu yaba ari mugufi yaba ari muremure cyangwa inzobe cyangwa ari urukara gusa agomba kuba ari nk'agakaramu nk'akayumba cyangwa avanze biba ari byiza nk'agashokora noneho ikindi ukuntu yaba ateye yaba ari muremure yaba ari mugufi yaba abyibushye yaba ananutse afite akantu k'agasuku
sha arankurura tu aragukurura bwo yego nawe ikibazo nicyo ngicyo twagiye icyo kibazo rero ngenda gisubiza mu buryo bworoshye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze umugabo ugira isuku sibyo ubona nyine ugahita ubona ari simati wiyitaho ari simati harya wabajije umugabo imiterere ariko ntabwo bisobanuye uwo mwakundana uwo nyine umugabo wawe nyine ni uwo nguwo nari mvuze wambara neza nkunda abantu bambara neza by the way umugabo wambara neza kuri we nyine yambara ubwoko bwinshi bw'imyambarire amakabutura amajinsi ama officials ni umuntu uzi kujyanisha nyine igihe urumva niba agiye mu bukwe yambara ubone ko abizi mbese kwambara hari umuntu ushobora guhura nawe agiye nko mu bukwe ugasanga yambaye nka supuresi n'ibikoboyi n'amarakosita niyo yaba aberewe ntabwo aba azi kwambara sibyo nkunda umuntu uzi kwambara kameme niba akaberwa kuko hari abantu bazi kwambara bataberwa nkunda nyine nanjye umuntu urumva umuntu wambara neza noneho akanaberwa biba nyine ari neza ikindi ni ikira body shape njye ntabwo njya nita kuri ibyo ngibyo umuntu uvuga ngo wowe yaba afite metero imwe yaba afite eshatu yaba ananutse nka ntuze yaba abyibushye nka ntuze cyane njyewe ikibazo niyo yaba afite ibiro magana gusa oya ntabwo nkunda abagabo babyibushye ngo bakabye ntabwo nyine ndagereranya umuntu hari abantu baba bananutse ku buryo umureba ukamukekamo uburwayi nta nubwo kandi wenda nabyo ukabona arwaye sida rwose ukabona rwose uwo nguwo nta kintu yanagufasha noneho ikindi hari n'ubu ubyibushye nabwo kubyibuha nk'iby'uburwayi ubona nyine bidasobanutse nyine biri aho bijagaraye urumva njyewe nkunda yaba ananutse ariko mu buryo ubona buri normale yaba abyibushye yaba ari muremure yaba ari mugufi nta kibazo apfa kuba nyine ari sympathetique nibyo ngibyo rero ikiganiro cyacu turagishoje tugisoreje ambaye bonasi mubaze ikibazo kimwe twese ibibazo byacu birarangiye 5 ndabaza nongere baza ni bonasi ya kimwe impamvu yanjye y'ibanga itumye ngiye kubaza icyo kibazo sibyo muri nyine ndi kwibanda mu ngo sibyo sinzi impamvu ariko ngorwa bwo nk'ubu Karine urabona mu ngo umugore n'umugabo sibyo hari ukuntu ushobora abantu baratandukanye hari ukuntu ushobora guhura n'umugabo ugasanga nyine ishyireho mikoro ariko ugasanga umugabo ariko ndi kuvuga cyane ugasanga habamo inshingano mu rugo umugore ngomba gukora ibi n'umugabo agomba gukora ibi ngibi ni ikihe kintu uzi abantu bagira mu ngo uri kumva gishobora kukubangamira ukaba ariko kubera iki abagore nyine bakora ibi ngibi sibyo kubera iki umugabo watabikora yita ko ari inshingano y'umugore yego cyangwa se tuve no ku nshingano wenda tuvuge ni urugero niba umugabo utashye nka saa moya ugasanga yabigize nk'intambara urumva akakubwira ugomba kujya utaha wenda saa 10 za nimugoroba uzajya wageze mu rugo reka mbaze ikibazo kimwe ni iki kintu ubona nyine mu ngo gihari kenshi urumva bagenda batoranya akabaye iki ni icy'uyu nguyu iki ni icy'uyu nguyu ubona utakumvikanaho n'umugabo wawe cyangwa uvuga ngo ureba nyine muri iki kinyejana turimo cyangwa mu ngo zihari ubu ngubu ibyo ari byo byose ntabwo wenda uri umugore ntabwo wubatse ariko urabibona uvuga ati iki ngiki nubwo kimeze gutya bakigize nk'ihame ariko ngewe kuri ngewe mba numva atari ihame njyewe numva ahubwo byoroshye cyane nasubizamo iki kibazo numva nta kintu cy'ihame cyagakwiye kuba mu rugo c'est vrai
ubwo no kuvuga tuvuge abantu nimba muze kugusaba gutaha abantu nimba barashakanye tuvuge urugero nimba barashakanye iyo mushakanye musezerana ikintu gikomeye cyane cyitwa ko nge nawe kuva uyu munsi tubaye umwe mubaye umwe nese nimba muri umwe nyine mugomba gukora nyine amarangamutima y'undi naterere mu yundi nimba ngewe nshaka kujya ku kazi cyangwa nabonye akazi kari butume nta saa saba reka bari ko mbikora kubera ko n'ubundi ibyo ngiye guhahayo ndabizanira urugo rwacu twembi nawe nimba tuvuge wumva uyu munsi unaniwe nta kintu wumva na gito ushaka gukora reka mbikore kubera ko twese nitwebwe biri bugirire akamaro nyine numva urugo rutagomba kugira formule ni ukuvuga ngo umugabo aramutse akubwiye ngo aka kazi niba wakabonyeho bisaba gutaha saa sita kihorere aho kugira ngo bizangirize nyine biyice inshingano z'urugo cyangwa se bigire ikintu byangiza mu rugo nyine waba wumva kubangamiye cyangwa wabyemera n'umutima naba numva ntahita mbireka as long as nyine bifitiye akamaro nde urugo nimba tugeze ku kintu cy'urugo nta formule gifite tuvuge ndasohotse ndifunze neza cyane barambwiye bati wenda ngwino ugiye gukorera wenda tuvuge amafaranga runaka nanjye ndarangije kwambara ndavuze reka ngenda nyakorere ariko ni nk'urugero umugabo nyine arambwiye ati no nago urumva si wajya wenda tuvuge ku kazi usiga umwana ari kurira usiga umwana nta n'umukozi dufite ni nk'urugero kandi akana ni akabebe nese ni kubera iki nagenda wenda tuvuge ngiye kujya gukorera 1,100 kandi nsize umwana wanjye ari kurira nibyo nyine umugabo abandebeye igikwiye usibye ko ngiye n'ubundi ntabikora ntago wampamagara ku kazi mfite izindi nshingano ndi gukora mu rugo mu gihe nzi neza ko ejo nyine wenda nimba urugero ngomba kubyanga ko umugabo wenda afite ahantu ari bujye guhaha y'amafaranga akayazana urugo rukabaho ariko nanone kamwe ntabwo umugabo yaba yicaye mu rugo wenda tuvuge nta kazi afite nanjye mbone ahantu nkureye amafaranga kubera icyo atasigara se ari kurera uwo mwana ngende nza n'utwo dufaranga natwe tugura ibirayi nta formule ubundi igomba kuba mu rugo ngewe kuri ngeze ndasubiza ikibazo harya kivuga ngo yavuze ibintu byinshi ndakibagirwa reka mubaze icyawe oya nicyo nyine ari kukubaza ngo ni ikihe kintu kiba mu ngo kiri formulaire mbese bavuga ngo iki n'umugore ugomba kugikora iki n'umugabo ugomba kugikora cyangwa hari ibyo umugore bibujijwe gukora njyewe ku bwanjye ukuntu uri busubize akenshi hari n'urugo usanga ewana genda nushaka ujye mu kabari utaye saa 8 it's okay nta kibazo na kimwe bafitanye nta n'ingingimira ku mutima akenshi usanga biterwa n'imiterere y'umuntu ugasanga noneho hari n'umugabo ubangamirwa nuko umugore yatashye saa 12 abizi aho yarara akabagira aka kazi ntago ugakora kuko utahabwije ariko hari n'abantu babanye neza umwe ataha uko yishakiye wagenda ukarara wagira gute ugasanga ibyo bintu niko wumva kuri abo bantu nta muntu hari abantu bashobora kubona urwo rugo bakavuga ati rya rugo wapi rwose nta rugo rurimo ubwo subiza gutyo ubwo biterwa n'imiterere y'umugabo cyangwa umugore hari n'umugore ushobora kwifatira umwanzuro akavuga ngo ngewe kubera urugo rwanjye cyangwa umutekano w'urugo ntago najya ahantu ngo ndenze saa 11 kandi ku mugabo we wenda ntacyo yamutwaye ubwo biterwa n'imiterere y'uko urugo rwubatse okay gihe hari uburyo mbyumva icya mbere cyubaka urugo ni umuco w'ahantu hanaha urugo rw'umuzungu n'umwirabure ntabwo ari nk'urugo rw'abazungu babiri nta nubwo ari nk'urugo rw'abirabure babiri urugo rw'umunyarwanda n'umurundi ntabwo ari nk'urugo rw'abanyarwanda babiri cyangwa abarundi babiri bivuze iki harimo umuco uhita ureba ni uko abantu babayeho hari ibintu umuco wegizija kandi umuco ni identity ya buri kimwe hakabaho umuco ukura bimwe bibi bikavamo ibyiza bikagumamo hari umuco rero ubwawo ugenga urugo hari ibyo ntari buvuge kuko byo biba byumvikana ntabwo wambwira ngo nsigiye umwana wonka ntabere mfite narikura hese ibyo ngibyo byo biba byumvikana ibyo bintu ngiye ntabwo mbyemera dore impamvu ntabyemera noneho wowe uri muri bantu bavuga ngo umugore afite inshingano agomba gukora mu rugo n'umugabo akagira inshingano agomba gukora hari izibareba bose hari n'izumwe agomba gukora
kandi genda byemera gutyo nkanabyubaha. Urugero, niba tugirwa inama mu bijyanye n'ubuzima ko umwana agomba konka amezi 6 nta kintu na kimwe avangiwe habe n'amazi, iyo formule kabiriho twaba tuzi ko umwana wonsa amezi 6 nta kintu na kimwe avangiwe habe n'amazi, umwana agira ubuzima bwiza. Ngewe ntago wambwira ngo umwana ndamuha amata, icyo kintu cyumvikane rwose, reka cyakoze ugiye unkamira amashere kuko yansigira iyo nayamuha. Ariko noneho hakabaho ikindi nanone twese tuzi, ubwo sinzi niba ari cyo muri kuvuga ngo kubasha kwihangana no kugira gute, za nshingano wavugaga na ryahame ry'urugo. Icyambere ku bijyanye n'akazi no kuvuga ngo umwe arataha nijoro undi arataha ku manywa, ngewe nemera ko buri muntu wese ashobora gutaha ku manywa cyangwa nijoro, ariko bikajyana n'uburyo mwumvikanye. Mushobora kuba mufite utuzi tubiri, imirimo ibiri ituma mutuba ku rugo ahubwo mukora akazi. Ntago muhitamo niba mushaka akazi cyangwa urugo. None se mwebwe oya, akazi ntago kari mu bintu byubaka urugo. Amafaranga atandukanye n'akazi, ibyo bintu wibivanga. Karayatanga, imirimo yose itanga amafaranga. Uretse gatoya mbikwereke, none se ubu mfite umurage w'amafaranga cyangwa umurage w'isambu nkayigurisha, akaba ari akazi se? Si amafaranga? Ntabwo ndi kuvuga ubuzima bwose ko n'akazi dukora ntikadutunga ubuzima bwose. Uyu munsi ukora akazi ejo ukabona ni kabi ukakavaho. Icyo nshaka kuvuga ni ikihe? We urugero, mufite inshingano mu rugo, hari inshingano zo kurera, hari n'izindi nyinshi zo mu rugo mugomba gukora. Akazi kose gatuma inshingano zo mu rugo zipfa, niba mwarashakanye ntabwo nkemera. Sinzi niba ubyumva, bijya kumera nk'ibyo wavuze ariko biratandukanye. Ngewe nk'umugabo mbonye rero imirimo dufite ibiri itadufasha kubaka urugo, turabanza twumvikane duhitemo ako kazi cyangwa duhitemo ko tugiye kubaka urugo. Niba ari urugo, turareba icyarwubaka twese turi babiri, turebe umwe muri twebwe wahindura akazi cyangwa wakareka. Icyo gihe nsanze ngewe umugore wanjye ariwe wakomeza akazi, ngewe nkakora kandi cyangwa nkajya nsigara mu rugo, najya mpaguma nkaba nzi ko akazi ari butahe saa 6 z'ijoro ariko ntaze saa 9. Niba uje saa 9 urambwira aho wari uri, nkuko nawe uje saa 9 ngewe nakubwaho narindi. Niba amasaha y'akazi yarangiye, akazi ngewe niyo kaba karara bagakora. Urugero, umuganga araravura, none se wararushinze umutwe ngo nabuze umugore mu ijoro kandi ari kuvura, nicyo mvuga. Ariko niba uzi ko ukora akazi karangira saa 6 z'ijoro wowe ugataha saa 10, wari uriye, nibyo nge rwahita rusenyuka uwo munsi rwose, ntabwo rwatinda. Nuvuga ngo wimbeshye. Niba uri umuganga ndabizi ko uravura kugeza mu gitondo, ushobora kujya mu gitondo ibitotsi bikagufata ukaryama. Niba uryamye suzi ko ufite umugabo wamubwiye uti kabaye ndaryamye, akanagufasha. Niba nawe ufite umugore bigende gutyo. Komunikasiyo ipfuye isenya urugo. Nge nuko mbifata ni nuko mbyemera, ariko ntago nemera umugore uvuga ngo dore igihe mwaduhereye mwabagabo mwe, ubu turi mu buringanire muragatoye, wagura icupa nanjye narigura, wataha bwije nanjye nataha bwije, wankubita nanjye nagukubita, mbega bigatemera nkaho hagiye kubaho kwigaranzura nkwishyure. Ibyo ntago mbyemera. Nemera ubwumvikane mu rugo na komunikasiyo imeze neza, no gushingira ku ihame ryubaka urugo. Mufite abana mubanaho mu buryo butandukanye nuko mutari mufite abana. Igihe bahari ikindi ukamenya umwe azarwara undi azagira gute, umuntu ararwaye mutaye mu nzu, bwa bwumvikane nibyo. Urugo rwubakwa n'ubwumvikane kurusha ikindi, apana ibinyoma. Akaba rero n'abantu bazi kubeshya, nanone iyo uzi kubeshya bigakora nta kibazo. Nicyo mvuga nyine, ngewe nkuvumbuye ko wambeshyaga twasenye uwo munsi nakuvumburiyeho tumuranye imyaka 20, isigaye ngo dupfe wayibana wenyine nanjye nkaba njyenyine. Ikiganiro kirarangiye, mumpe amashyi mumpe n'ibiryo ubundi dukine filime dutahe. Ngo rero mugiye kusana ibyo byo gukinisha filime kuko ibintu filime urayikinisha ibi ngibi. Cut! Iki ni ikiganiro.